mu madira ameza ari urabona ukuntu bigenze mu madira ameza ari urabona ukuntu nyine sinuze bite turebe urabona ukuntu isi igabanuka. Yes, nonje kuba ikaze ukunda kandi ukurikira ibiganiro byacu. So, niba uri mushya kora subscribe ubundi tujye tubana mu tuntu nk'utu ngutu ko gukosora izi filime zacu zizamo amakosa atandukanye bakayibyirengagiza babishaka bakemera zigasohoka kandi babibona ko zirimo amakosa. Ibyo bigatuma nyine zirebwa natwe ubwacu zirenga igihugu cyacu ngo zarebwa n'ahandi. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime yitwa The Homeless Girl episode ya 7. Niyo tugiye kurebera hamwe amakosa arimo bakoze kandi bigaragara ko bayakoze bareka igasohoka babibona yuko atari byo bitari bikwiye gusohokamo. Nta kosa ribamo riba muri zino filime zacu, nta kosa ribamo ritakosorwa. Amakosa yose abarimo yakosorwa bigakunda filime ikagenda neza igasohoka yuzuje ubuziranenge. Iyi filime Homeless muriro niba ushize niba ugiye tugiye kurebera hamwe filime yitwa Homeless Girl n'amakosa bakunda gukoreramo kandi bakemera igasohoka. So twihuse reka tuhite tuyirebera hamwe. Ni filime ino filime ni filime ntabwo iramara igihe kinini ariko ni filime abantu benshi bakunda kuko kubera amashusho yayo agaragara neza. N'amakosa arimo usanga ari amakosa ari muri production, ari muri editing, ari kuri tele, ari muri script, utuntu nk'utwo ngutwo kandi bitonze badukosora tukagenda neza. So twagiye Homeless Girl. Iyi niyo Homeless Girl tugiye kureba episode ya 7. Icumi gaturebe ushaka kuyireba yose n'izindi episode zigenda zicaho imwe ku yindi ushaka kuza kuri no channel yitwa Press Vision Film cyangwa se ukajya muri YouTube ugasearchinga Homeless Girl Rwanda cyangwa films hose iraza Homeless Girl season 1 episode 6. So turebere hamwe episode ya 7. Yes, twagiye episode ya 7. Turebere hamwe umunota wa igitangira filime igitangira umunota wa mbere n'amasegonda 28. Umuntu arahinduka nyine amasegonda 28. Najya urebe kano kantu kumubona mu madira ameza ari urabona ukuntu bigenze mu madira ameza ari urabona ukuntu nyine sinuze bite turebe urabona ukuntu isi igabanuka frame hisiba ntoya ntago bicyuzuye ntago ikiri fu. Urabona kano reba ukuntu gasigaye kari kugaragara kangana. Ibi nawe urajya kuri channel yabo urebe ino episode ya 7 ni gutya imeze, ni gutya hano hameze. Itangira neza rwose yuzuye, urabona ko yuzuye nyine iruzuye. Wabonye iruzuye neza, screen iruzuye, image iri full. Ariko biragera hano biragera ahangaha kuri uyu munota wa 1:28 igahita igabanuka, frame igahita iba ntoya. Aka kantu bagakosore ntago ari sawa kandi baba babisohoye babibonye. So nta mpamvu y'ibi ngibi, nta mpamvu y'ibingibi. Urana kuntu kari kugaragara kangana kabone nibwo wayigabanya wenda nagaruko nujuje screen ya machine gatuyigabanye turebe. Urana kuntu ingano
kari kugaragaramo ari gato kandi filime iruzuye. Ndetse urebe rimwe reba hano ukuntu bita bigenda. Iri ni ikosa rikomeye, nuko nta mategeko abihana tugira w'ingwe bahita bamufunga. Ibi ntago bibaho. Hano ukuntu kari kugaragara kangana, ibi ntago bibaho. Ibi rero ni ibintu byoroshye gukosora, nakantu koroshye gukosora ku buryo utareka ngo filime isohoke bimeze gutyo, ko bino ntago biba byananiranye. Flame iruzuye deja. Wabonye kahita kaba gatoya. Ibi ngibi ni amakosa. Iyi flame ntago iba yuzuye, ubutaha bazabikosora kuko no mu masena akurikira baba babikosoye. Bigarukira ku munota wa 2. Hano birakomeza kugera hano, wetse ukuntu igiye guhita yuzura noneho sasa. Yise yuzura. Iri ni ikosa rero ribera muri editing. So niko akunze gukoresha yarakoresheje nk'amashusho yabanje y'exportinze ubushize ayigaruramo muri sequence irimo footage. Noneho footage kuntu ibigaragara karite yayo ibitandukanye niyo exportinze. Uzanamo iyo exportinze ugasanga ishobora bitewe na sequence wakoresheje uri ku editinga muri Premiere niba ariho editingira, utusanga yabaye sequence ari nini ishizemo image exportinze itizamo yabaye gatoya nkuko nguko ituzuyemo muri Flame. Ubutanza mbikora nkwereke no kuntu babikosora uri ku editinga. Yes, ubushize yarangiriye hano, noneho ahita komerezaho nibwo yise yuzura. Iri ni ikosa rero, bazarikosora ubutani babasha kubona bino bintu. So turakomeza ku munota wa 19 n'amasegonda 20. Hano urabona ino scene, uyu mu homeless girl amutoye ku muhanda, nawe amuzanye mu rugo. Nubwo amuzanye mu rugo ariko hari ahandi avuye, hari urundi rugo avuyemo. Ese turebe. Iri ni ikosa riri muri script. Aranshira mu maso akambwira nabi, amasegonda yarenze. Ikintu ambura uriya mwana w'umukobwa duhuye inshuro zigera muri 3. Ahantu hose duhuriye iyo atanutse aranshira mu maso akambwira nabi, aranyanga. Turebe ino scene impamvu nayizanye hano nuko isa. Iyi scene isa na scene iri muri episode ya mbere. Muri script birasa. Ese nyikwereke neza hano. Rebe hano, hano no mukobwa uje. Sisi bitese. Ndi kurota cyangwa nano. Wabonye uyu mutipe ni musaza wuriye, uno mu bebe wundi wo kuruhanduje. Noneho ibi byongeye biraba, urumva ko nagiye kumusomera hano, agiye gusomera no mu homeless girl. Ibi byabaye muri episode ya mbere. Byarabaye nabwo undi mutipe nawe amutoye gutya aramuzana mu rugo. Nanone uwo mutipe amutoye aserera na sister we ngo kuki yazanye no muntu hano. Urumva barimo baragenda basubiramo amasene bakini. Iri ni ikosa rero ribera mu ma script. Sisi. Uyu no mushitsi nazanye. Chobora kwandi mu bitotsi. Ibi bari kuvuga hano. Wabonye? Dani sinzi ngura bifata gute. Iri ni ikosa ribera muri script writing iri kwandika. Ubwo
kirikana bizahinduka akazabihuza nyuma mu masene ya nyuma, ariko iyo utangiye kugarura sene zabanje ukajya uhindura abakarakita gusa na location, aho ngaho butangiye gufailinga. So iki kintu rero nacyo bazacyiteho. Ikindi nabonye muri iyi filme, ikintu cyitwa body language ni ikintu badakunda kwitaho, kandi ni ikintu gikora. Ugasanga umuntu nkuko arimo arareactinga ngo ndarota n'ibiki, ukabona undi nta kintu bimubwiye, kandi ahantu ari si wabo bamutoye, nta gazi nawe ari kumugirira neza cyangwa nabi, ugasanga nyine yicaye nkaho nta kibazo. Kandi ugomba kugira ubwoba, ugomba kugaragara nk'umuntu udatekanye, yaba mu maso yaba ku mubiri, ukagira ubwoba. Iyi filme irimo ikintu bita body language itajyanye n'ibyo barimo barakina. Iki kintu nacyo bazacyiteho bagikurikirane, kuko nacyo kirakora. So niba twabanye kugeza hano rero, kora aga subscribe kandi n'aka like, ubundi tujye tubana mu tuboro nk'utu ngutu tw'ubwenge. Nta handi hantu uzatubona hano mu Rwanda, nta handi hantu uzabona abajudginga filime baza bakwerekana amakosa hano muri iki gihugu, usibye ahangaha ku Top 5. So niba ushaka kumenya byinshi kuri ibi, kora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Kati.